No, uranzi. Wanzi ko ugiye gukora ga surprise. Ndakuzi nyine. Umuzi se. Meze neza. Olha, bebe um pouquinho, não adianta pedir dele, não é? Ako uba wumva uri umusore cyane ku buryo unerura. Kandi umwegere. Oya, wowe wicara hano. Wicara hano. Nundi ubona umugabo yicaye gashiye. Bebe, habe no kumamagara kwe. Eske baby, iyo ngurira amayinite nkaguhamagara. Umva ko nari kuguhamagaza amayinite se nkwehe. Ariko nari. Bisi umeze neza. Yeah, I'm good. Mwakumva ko naraje ryose ngutekereza. Ubwo sai ni ikintu kizimunzaniye byibura ngo tuvuge ngo wari uri kuntekerezaho ari ikintu kizunzaniye. Tuza sweet, ibyo tuza. Icyo si ikibazo. Ibirega mbona gutekereje. Ibyo nkora byose niwo banza. Ngabinyereke rero kuno wanekereje. Usobanekereje. Okay. Ibingiye gutunga. Amerese. Nizere ko ari ibintu byiza. Tuza turisha umutwe. Je atari ibintu byo kumbwira ngo funga amaso ama surprise adafite ibintu nako. Cyane ushaka gutuza basi. Cyari ibintu byiza. Shidi narambiwe. Tuza. Surprise. Usema hano ari miki. Ikibazo cyawe ni urubudu ushaka no kujya ngo banze unarebe. Bebe yakira. Akantu kagura igihumbi. Yesu umuntu washyizemo ikintu kiye kizima. Ati nagiye ukuntu wari kuvanga umuranunge ngo waraye undota nari nzi ari ibintu bizimuzanye. Akantu ukareba basi. Nasaka gaka wakamaze ikikonyine. Ibi biri mu mbere. Ariko papa naruko. Akusika nasone gira. Ese bikibazo kiri. Nacyo cyo mu mutwe ugira. Kimutwe kiri. Nise kubona gutekereje. Akusika nasoni. Ako kucyo usuzugura. Urifataho kanzanira izi nkweto abakozi bambara abayaya. Ubu se ubuza amafaranga yo kujya kungurura urukweto rwiza mu mujyi rugezweho. Ase swite kumubwira. Urabizi neza. Nani cyangwa idaswiti hejuru y'ibintu nk'ibi ngibi by'abakozi bo mu. Ubwo nyine mubwire basi, sibyo? Urabizi neza ko ibintu ndimo gukora bitari byacu. Ariko ejo bundi bizaba byaciye. Ariko mu bushobozi bukemba nabonye. Bibasi ugerageza. Urusura urukweto rwose. Wari kubanzanira urukweto rwiza rufite izina usaundi ukumva ni ibintu byiza utuntu tw'J4. Musi mungiye batazambaye. Narwo nabonye n'inkweto wambaye. Nega nani isoni ngo ni surprise. Surprise se yiki inkweto ugenda ujye kuzishyira iwanyu mugira umukozi. Ako murasa nkaho mutamugira. Ugenda ujye kuzifashisha babakene bo mu muhanda na soni ukifata ukanzanira ibi. Uburandebye ubona urwego ndiho reba inzu ndimo reba ubwayi intebe wicaye warangiza ukanzanira zino nkweto. Agaswiti. Turetse nda gukabya. Wende ushaka ibintu bihanitse bya mirenge. Bihanitse inkweto mwaye mu rugo. Nese inkweto mwaye hiki. Ako vava naruha koko. Iyi ni inkweto wazanira umuntu mukundana. Ushize mu gaciro uru n'urukweto. Vamubwire. Nukuri kw'Imana urabizi ko ngukunda. Sibyo? Ndanagira ntago wakumva n'amafaranga naguze no nkweto. Ntago wakumva kuntu yamvuriye. Ubu urukweto waraho utaruguze muri cagora n'urukweto rutarambawe. Ubu urukweto ni rushyashya uvuye kunzanira.
basi mva mubwira cyangwa wajya urazitora cyangwa urazibye sheri ugeze aho nyita umujura none se ni gute wambwira ubu urugato ni rushyashya okay reka mubwire basi sibyo urabizi ko ari projet ndimo ndakora kandi isaha n'isaha izo projet zawe zo kuva muri 19 zitararangira ubu ngubu izo projet zawe ntabwo zijya zirangira ejo cyangwa ejo ndabona bikunze n'ubu ndacyari kugerageza sibyo umva ngiye nta mwanya afite wawe izo nkweto ujye gushaka umukene ujye kuzifashisha naho ngiye fafa rwose wibagirwa ibyo bintu byo kubanga inkweto mu kintu kuko ngiye zo ntabwo nazishyira mu kirenge cyanjye urabyumva neza nta soni inkweto basi kubera icyo utanatekereza ntabwo nshaka kubitekereza ahubwo ndanashonje ntabwo wavugisha umuntu amagambo angana gutya ngo akomeze mfite inzara pe tugende mu mujyi ujye kungurira ibyo kurya mu mujyi nyine asibe ushaka tujye kurya mu mujyi nese abantu bakundana barya bibi nawe rero wabwo shiri reka nkweremo zino nkweto sibyo nambare inkweto tuhita tugenda mu mujyi mu mujyi none hari akahoteli gashyashya urumva ugitangira nyine hari mu mujyi ni hafi nawe ikibazo cyawe n'icyo ngiki ngiye wanje dore ukunda ibintu byo usesagura kandi ubizi neza ko ayo mafaranga twakagiye gukoresha mu mujyi twakoreshamo n'ibindi bintu uri kuvuga uvuga gutyo ngo byago by'amafanta ngo by'ibikigo byo muri zira hoteli zihenze kandi ndashaka kubwira akantu kamwe turi utaruzi uzi ko hano mu biryogo mwebwe mwese mupingamo mwivugisha mupinga hari utuji tubazanye tubamo intungamubiri za potassium n'ibiki byose twaturuwasa iyo gakonje noneho gukurira kuri no zuba niba kino cyo twabiza tutahavuye itamaye akabizu byibuze niyo kabaka namenya ko abandi noneho gusa uravuze nagushirira no kanca amazi kugeza aho ngaho nese simvuze ntabwo uvuze rwose ji ya truwasa genda baguha 10 nanjye ndatwishyura truwasa ntawe rwose sheri niba wabuze ikindi kintu mbwira hindura ikiganiro okay basi mbabara zino nkweto basi ku bwanjye unyubahe uzibike sibyo rwose ntakubeshye ntagiye kukubeshya ngo nkirarireho ngo nkwiyemereho ngo nkwigire ibintu bidashoboka izo nkweto sinshobora kuzambara cyakora faveri imwe ushobora kugukorera hano mama afite umukozi ukunda kugira guca inkweto ubwo ngubwo nzazifata nzimuhereze niba zizanamukwira kandi simbizi kandi nizanamukwira tuzazifashisha abakene nuko ngiye rwose papa sinazambara ntazo pe nari basi uko uzakiri bibi rero ahantu reba mu isaha ya 8 amasaha 8 ariko ibintu buri gihe uhora urimo bidashinga kimwe gucika intege byibuze yakubira ashimishwa yuko nari umunebwe byibuze basi mbona ngerageza nkarwa gako wirukanka nyuma y'akazi none se bimenze yicara se kazansanga mu rugo ubu si imyaka yose ukirukansa byakumariye ngenda birambiwe ariko byibuze basishimira Imana yabaye umukunzi ntawe abebiye naza kugira ngo none sinzi ko nari kubona rihibye cyane bikomeye ahubwo mberekeza sibyo ndenze irembo ngireyo ndende byari sibyo baye byiza ne wazana rigarukamo niye tugende ngo yerekeze ugende utazanakabura ukavuga ngo ni ngewe ngo favangu ikindi n'ubundi nakuzigera ubona bebi ukacine nge gutyo imyaka yose usundi ukirukansa inyuma wabonye akaye bizakunda ndabizi tugenda ko n'ubundi nakuzigera ubona wawe usibye ariko wambaye neza umusohokane se pasi no muri hoteli nakubwiye ariko hoteli twabikora Bebe ntabwo ntenga hano basi wangije ari imbere gato oya ntabwo ndi burenge hano bebe nawe rero for real ntabwo ndi burenge hano bubu hako narebe basi tuzi kumerekeza imbere uri mwiza ku rwego rwego ahubwo ngiye mbona mfite n'ubwoba murafite ubwoba bw'uko byibuze ahubwo se icyo bizansaba cyose icyo bizansaba cyose niba biriya porojeri uramutse ikirimo nkabona amafaranga aho uvuga ngo ziriya hoteli zo mu mujyi izi ziraciriritse wajya ujya gufata breakfast Dubai nkongera ku Kigali Kigali se bakora iki
Uzakomeza twaba Dubai. Birahacu ujya kwifata state. Kuko South Africa gufata deni. No kuri kumwe. Niko bitarakunda ariko ndabivuga. Kwijeje kiye dire yawe ntabwira ubukunde ntiri bucemo na kintu kimwe. Birakunda ujya kubitangira kubicina gitarayibona. Basi muri babari. Bakoze kurumbuka kuri mama. Tujya gufata breakfast Dubai muri Dubai. Ibyo bizaba. Wowe. Cyangwa nundi muntu musa cyangwa ni manga yawe. Ngiye ngiye kubikubwira ngiye. Wewe makanya gato gusa wihangana. Makanya gato gusa wihangana. Dubai ahubwo hanga hafi. Hafi. Hana hirya mu biryogo. It's okay, zatujyayo. Okay, dali bebe ahubwo mfite akandi ga surprise kanyuma. Kororeho. Ndabizi kaza kubushimisha. Umva mbabare ntuntera umutima mubi nayo maze kumva ntuje meze. Oya nago tera umutima mubi bebe, nago tera umutima mubi. Ahubwo mbora none irindi muhumiriza. Ibyo bintu byaje guhumiriza byo kwigira romantike utari romantike. Okay, basi ngo basinduki. Bibi romantike. Ntabwo romantike bebe. Ni iki ko numva ibintu by'amashashi. Oya. Tuzi. Wagiye gukoresha amashashi kandi uziko amashashi atemewe. Oya nabyo amashashi tuzi ariko wajya kandi ubwo bagufunga. Bibi n'amashashi se shaho kugira ngo ntago ari amashashi asanzwe ayuzi bashaka. Iyo niko cyagurika nk'amashashi sheri wibye hehe none. Aya mashashi rwose ntabwo yemewe kandi nawe urabizi ko amashashi atemewe. Bigeze kuri guhuma nk'intunzi. Hindukire. Nako warasaze. Shirasaze gute? We kumimeta. Nese shiri. Ukanungisha iki? Awe rero ikibazo cyawe ni icyo ngiki. Bebe ibintu nibishakwa. Nakwashe urabimeta untungisha iki? Untungisha iki udafite? Muganani sorry. Baby, you marry me? Ishi, you are crazy. Atuvana hanga nige nakubwira ugende nani. Umva basubiri. Ubwa mbere n'ubwa nyuma wa Mungu. Wowe urifata ukazana ibintu by'imeta untungisha iki? Wowe nakungura ibyo bya sasa byakunaniye none ugiye kununga ubuzima bwanjye bwose. Ubwo yarebye witurutse ku kirenge urizamura kuri uwo musatsi wawe utajya unogosha ubona nibyo bizima byo kuza kunyambika impeta. Bibura mumerekeje. Mva basimubwira. Utakomereka inshuro kandi nuzojye kwinjira mu iki gipangu. Urabyumva neza? Wabyumvise? Nkubure hano. Nasoni gwimeta. Bebe nibyo nkoze. Nakubwiye ngo nongeye kwinjira mu iki gipangu. Basi wambabarire. Basi mbabara uyu umbabarira. Ariko rero yuko mutumva. Nk'ubu turwanye nibwo wabyumva neza. Sheri genda. Genda ujya gushaka amafaranga numara kuyabona uzagaruke. Numara kubona ibinungo uzagaruke. Twabyumvikanye. Genda uba umugabo. Ngiye mwigishije kuba umugabo. Nasoni ngimeta. Ninkubyarira sibwo ngubwo da. Nanjye bwanye dumwe byarakunaniye. None nituba babiri. Kandi nuzagaruke. Uzagaruke ufite amafaranga yo kugira ngo yo kunonga. La beauty girl. Anyway, nice to meet you. Non, une chose rouge. Yeah, désolé comme ça. Et les gars, umbera mushya everyday. N'ubu ngubu twicanye tumaranye amasaha abiri. Bimeze nk'ari bwo tugihura ku munota wa mbere. Yewega. Ariko aka kayini wumvisha uburyo kari sweet. Mba mbizi ibyo ukunda ndabizi cyane. Kararyoshye. Ariko hagati aho ntago nabura kukunenga cyane.
kuko wabanje kundushya. urumva nyine amarezo nyine gukira telefone urumva na telefone yari ifite baka telefone yari ifite dore baga telefone yari ifite no nabwo nakanjye nagatirano nagatiye umukozi wo mu kuvuga ko imbere yawo kutambwiye na mbere ya hose vraiment nyine urumva nagora kufite nkubwira ko nyine nta telefone mfite birambabaje cyane. Ushatse kuvuga ko umaze imyaka 2 nta telefone ufite? Reba ahubwo akangaka nagatiraga. Ushatse kuvuga ko nakatara kawe? Iyi nagwa ari akanjye nakumukozi wo mu rugo. Ariko hano hari akatibwa mfite. Akagatibwa rero. Waba uri guhengekereza? Aisho. Ya vraiment. Gafate? Nawe ntabwo ko wakemera nza kugurira telefone nziza. Oya nyine nese ngiye ko nta telefone mfite. Cyita nimba ushaka kuko uri gukoresha kuri WhatsApp gusa. Nyine mbe ndikugakoresha kuri WhatsApp nyine nifotoza. Uye buri sinza. Nyine njye mwoherereza amafoto. Uyenza kugura telefone na Uya rwose sheri nese ubwo wabaye telefone wanjye usongeye ukayisubiza. Uya akunago ndabizi neza kutagakunda ko nakabana cyane. Uya I love it. Uya uragakunze? Cyane abwo nkurira mu rufungozo. Okay nimbuga kunze kajyane. Narakubwiye erega narakubona kutaba wabanje kungoramo ubundi yuza kwemera. Nyine baca umugani mu Kinyarwanda ngo ubwenge buzi ubujiji buhise. Cyangwa wahuraga no tujenesha. Aya. Ibintu by'ibisaza nkanjye wabanje kubirwanya cyane. Oya na kibazo ko kajyane. Thank you. Okay kangukuriremo password. Ubundi ubimedite mu neza. Ni ngiye 009738. Thank you. Wite wifasa. Buri kimwe kirimo wifasa. Utangire bundi bushyashya. Akoze cyane. Ariko agatabonezere neza ko ahantu kure y'umujyi twaganiriye wahakunze cyane. Nyine nahakunze hari amahumbezi hararyoshye hari view nziza. Yeah, I love it. Yeah, c'est très bien comme ça. Ako kutaminina kanu kutakaminina kandi nge nagahashye cyane. So nashakaga kugwa appointment yo kuzaza kundaba mu rugo. Iwawe? Ya, iwanjye kabisa. Aisho. Kuko ndashaka kuhagutuza maze iminsi ndi kubaka ibintu byinshi cyane. Ndashaka kuhagutuza hanyuma ukabona gutuza. Wamara gutuza hanyuma ukandyama mu gituza. Ego. Suje yes fatanyije. Yeah, of course wakwemeye. Zaza nta kibazo. Urakoze cyane. Onya kuko utongera amakandi kano. Oya reka mbanze marikana. Okay urakoze cyane merci. Hanyuma uzaza vuba? Ya nzaza vuba. Ukinizere neza ko ni icyifuzo cyanjye wamaze kucyumva already. Cyifuzo? Ya. Oya? Nise gahunda ihari twabanje kuvugana mbere bose ntabwo yibuka. Kugomba kuza nkagutuza mu mutima wanjye. Mwese wanuza ngo tufite minzi. Oya nyine ugomba gutura mu mutima wanjye urumva hanyuma nanjye ngatura mu wawe. Ego kureka ngiye nta kibazo njyangira mu mutima wanjye reka po do harafunze. Oya se ase uracyangora la beauty yane cyugura se gute nepa nawe uranumva ukifuza kungora nepa. Egera emera ako kukikomeze kuba. Nese nde urumva nese mu mutima wawe habamo ibibanza. Oya ugomba kuba wanjye la beauty girl. Nese sindi wawe sinicaye hano. Wemeye ako kucyugorana. Mu mutima wanjye harimo ikibanza kimwe kandi ndashaka kukikwegurira. Okay kugira ngo nonze kugusura urumva hari utuntu nyine nshaka. Nyine ndashaka kwishyura inzu hari utuntu nyine nshaka gukemura mu rugo. I need nyeneye $500 kugira ngo noneho ngire nyine.
nze kugusura kugira ngo mbanze nkemure utubazo two mu rugo. $500. $500. Unataka $500 wewe? Nataka. Nayo ngayo nyine ari bwatume ngutsindira. Nyine ngaza nkishyira inzuro no nkatsukura. Yala utwo ngutwo rwose nutururi cyane. Are you sure Zayama? Of course. Oh, thank you. Ahubwo waleka tukajyana ku cyuma kuko ndabikuza mu manyarwanda nyavunji mu madolari. Oya ndashaka mu Nyarwanda. Ko urashaka mu manyarwanda. Ya ndabikora la bitiga. Hanyuma kino kibindi ntabwo twagicyura. Okay, ufite imodoka se hasi reka tutware mu modoka. Of course. Okay, twagiye. Ariko reka mbanze ngo sukirema. Oya reka tugende kurotira amafaranga. Oya buretse gatoya kugira ngo byibuze. Oya reka ngufashe. Ongera umfasha. Ya merci beaucoup. Ya urakoze cyane. Hanyuma katumarema ako ngako. Twita tugenda nguhe $500 ubwo gahunda nayo yibuta waje kundeba mu rugo wanjye. Cheers. Merci. Ivan. Tabi. Misawa mukuru yawe. Yesh. Umeze neza kumbona byagucambe bitse umutwe. Shababe. Bagenda aho ngeze ndananiwe. Unanishwe n'iki kandi ahubwo igihe ari iki ngiki. Ibintu bimaze imyaka mingahe kuko tureba aho warugeze. Abanze ndebe. Reba guturuka hano hejuru. Urabona inshazo zimaje kugerageza kumuzinga. Ahubwo se ko mbona wari ubijyanye kuri reka nkwereke ukuntu utagenda sibyo? Reka dufate ahangaha sibyo tukazane gutya. Ahangaha none nemeje gushyira ko byanze. Buretse dusimbuze mu gutya sibyo? None reka nkwereke na hano. Hano tumeze gutya. Abona uduhereje nk'amasaha 2 y'amasaha dusubiza. Kategereza urebe. Okay. Ako ntabwo ruke guciye kuko according none urabona n'ukuntu biri kurangira vuba vuba. Sinzi impamvu bari bashitse. Reka afite tubazo turi kubikunda neza. Shameze neza ahubwo se wumeze gute? Nisa kuvuga kazi kare. Akanje nari mbonye nka soje ndavuga nze ngurebe ndebe ukuntu umeze. Ni pressure. Ndagukunda kuri ivi. Ndagukunda pe. Okay, merci. Kuko iyo murebye nyine nkabona uburyo unyihanganira unyibutsa sinzi story mukobwa kwiza gukunda niba yibuka nigeze kubwira. Igusha warayimbwiye. But it's okay. Urebe niyo byibutse nyine nkabona ukuntu unyitayeho umfasha nyine mba numva narasubijwe pe. Niyo bitanakunda ariko byibuze kubaraje mu buzima bwanjye n'ibyo agaciro. Ya ntukicine kuko iki bitazakunda bizakunda ahubwo na cyane. Chikoza cyane mu. Uzibikunze. Singo ikintu cyambere hitamo. Nabo natumutinda ku mihanda bahita bakujya. Reka. Ari nakongera kundi muguru nyihanganira nkawe. Kubera. Chikoza cyinde cyane hitamo. Ayambere yaza aratukorogo. Sije bose. Bibi. I promise you. Bikunze nuko nyine sinze ariko nyihanganira kwameza gucika intege kubera ko mashugeza inshuro nyinshi cyane byanga. Humura tuzabifatanya kandi bizacamo rwose. Kuzahita dukurukwe. Wita uwanjye umbyarire tubebe de papa. Cyane rwose. Warumeze neza ariko. Nari meze neza ahubwo wenda aho kugira ngo ucike intege Okay, nakomeje. Naho kugira ngo ucike intege ndibaza ahubwo twareba iyo projet iramutse idakunze sibyo kore siko njya amahirwe none ndi kuyahakwiri bukunde iramutse idakunze ahubwo indi twakora hari igitekerezo rero tukayitangirana urumva
yose tukayireba neza urabona iyi ngiyi ariko nayo iraza gukunda ndabizi kubera ko harimo ibintu byinshi bigiye urabona yenda bipanze guhera kera cyane urabona kugerageza inshuro nyinshi nk'umuntu arya unanirwa sibyo hari igihe unanirwa ndabyumva ariko wowe tuzi Imana ifashe iyi cyo koza cyane sinkubeshye nibidakunda sinzongera kugerageza uzongera tuzakora n'indi imwe kandi izaba nziza nukuri izagera igere na kuri sibyo kubana nta kintu nukuri bikunze bigacamo birakunda icyo nakora ikindi kintu ngaza muri iki icyo wakora nahita ngukura imihanda ndabizi mo gutindisha bahita bakujyana ntawe yahumura ntawe uzakunjyana niyo nakongera kumva umugore w'umutima umeze nkawe humura ndahari rwose humura utuma ntekereza ibintu byinshi kikoze icyo turi kumwe bebe turi kumwe sinzi barundi umuntu ukomeye umuntu wadanje muri ndakabona nubwo ntacyo na kimwe naba mfite urabizi neza ariko ikintu gituma ntekana bebe humura nuko igihe kitaragera ariko humura bizagera kandi bizakunda bicemo neza urangiza kwambara aka kanya nase nambara kubera oya se uri kwihuta umutantine nyine yarampamagaye nagira ngo nyarukire kugira ngo utaha nzaboneke byihuse cyakuze wishimye ntabwo ndimo ndabyumva neza n'impamvu y'Imana ubose umubwiye nanavuka ibintu nkoreye kuva nanavuka oya reka shaka untungura ubu se burya ndakunyura bigeze aho urazi se nta n'undi musa kugisha ukuri cyane ibya bindi byawe njyewe sinjya mbeshya mana wishiri cyane ukuri kw'Imana shiri ntuzigere umemukirana umunsi n'umwe biriya bintu wabyigiye mama ntabwo nagwemukira urabizi erega iwacu kuva nanavuka nibwo bwa mbere muye n'umuntu umeze nkawe aya nukuri ukajya imbesha uri mwiza pe mana we ndagushyira mu mago ibi ubona byose uretse aho ngaho ijambo ryo kuvuga ngo gushira mu mago oya banza usubize ubwenge inyuma ibi byose ni ibyawe oya mariage urayizi cyangwa marriage really isaba iki ngo tuhite tuyikora aka kanya sheri ntabwo mbeshya nabikubwiye ni mama y'Imana bibwira ababyeyi warura utarabahamagara uzabanza uze tujyaneyo ryarabuko sheri byashimisha niyo byaba n'uyu wenda gushyira amago ni mama y'Imana mitemfaka kanya ndakurongora bimbi nawe biri seriye ibintu nkoreye seriye iwacu twatoje kwita ku bagabo natojwe kwita kuzanshaka ugomba kujya mu rugo ukababwira ko wana ahubwo ndirarana cyasherere amariyo kandaza nijoro rimwe bikore nta kibazo twongere nakabyishimiye ariko okay nta kibazo urankundira se basi ngende kugira ngo urashaka kugenda oya ariko ntabwo ndashaka ubanza ujye muri dushe witunganye ibyo ndabyumva cyane ubundi umerekeze ntabwo se ugomba no kuntwara ukangeza mu rugo of course ndabikora cyane ushaka unyerekane mu babyeyi nuko Imana byashimisha ese sheri ko wasize hano ndagukunda oya nepa sheri mu gitanda cyacu none se n'ibikini mama y'Inesi n'ibikini mama ninde subu kucyo gutaje ngo utamamaga oya ibyo ntabwo ari ibyo reka nkubwize ukuri uri kujya he biganira n'umushiki uvuga ngo mu buriri bwawe oya rwose mu kanya se wari uri kumbwira ngo nakuryohereje ngo byagenze neza
mushiki wawe okay nugenda ntuzongere kumumama buretse gato ntuzongere nyine kumumama ruhire uko Oh chérie vava kayosha wahageze ni sawa makuru se nishani neza neza kubona yanjye umva kariho merci amakuru se nyine ndaho buhoro iminsi myinshi umva ndamaze iminsi nkwamagara nkakubura nshaka ngo ufashisha mu myiteguro amakuru se muteye ko banza ubwira ibyawe ubundi mbone nkubwire Change nyine ndaho ariko ndakubwiye ngo nakundanaga n'umuntu umva ejo bundi musangana n'umukobwa abagabo b'iki gihe man kandi umusore wundi twakundanaga naramwanze naranamubuze nagiye naho yabaga narahabuze umva naramubuze nyine byombi umva ntumbwire ko n'ubwiza ufite muri iyi minsi uri single bibaho se single and searching really yeah sha umva nanjye nagize imana shawe kuri kuba ahantu heza nuko nyine mu minsi mike ndahaba forever umusore tukundana niwe tugiye kuzabana niwe nyiri hano shayina nzu ni nziza shayina nziza nawe ni umwana mwiza cyane cyane ahora mbwira tujye Dubai tujye kandi ibintu nk'ibyo uranzi nawe uranzi ariko ubundi abagabo mwe mu bakurahe umva ni imana yamunzaniye use ngo cyo ngo namukuye he ni imana yamunzaniye pe ni imana ariko ubwo byumva mana we umva ahora mbwira uri umuturage umuntu mbwira tugende Dubai ntunyumve umuntu mbwira ngo tugire dute so umva none no kujya out bisanzwe bamubwira ntimbabaririze twicare mu ngo tuganire uranzi nyine nuko ese umva ahubwo mbwira reka nkwakire ndakwakiriza iki ndashaka amazi ndumva nta kindi kintu nshaka ko amazi urambabarira ndabisubira mu rugo rwawe bwa mbere hari amata hari imigati hari ibiryo hari byose oya ndashaka amazi akuragira ikindi ufata nyuma nyuma aha reka yakuzanye ndaje tube tuganira baby shiri aho wageze utese nyine iki hakuzi ko abakobwa n'isoni mugira nyine ndagusaba imbabazi sibyo saba ndi imbabazi jewe utinyitse usaba imbabazi nyine naragushatse hano ariko reka nje nkubwira kuki muca abantu amazi mutazi ikijo abiki no kubera iki uruzi ko tuzahura tumeze gutya oya nese uri gusaba imbabazi ziki nyine ibintu nakubwiye aho ndi mugore wanjye ngo ibintu nakubwiye wambwiye shiri nakuri ndagusaba utaburaho kibeshye ukankuraho urukumva kugiye se vava bebura mukobwa muziranye he ahubwo se bigenze bitewe muziranye he uribuka kuko anyera amazi agiye atayanyweye bigenze bite uribuka story nigeze kubwira y'umukobwa wigeze kumemukira ngego ndayibuka utambwira ko ari vava niwe muri umva nta kundi none se ubwo mupanga iki dore igeze ashinga amavi ngatangiye kunsaba imbabazi ngo sheri ngesha atangiye kunyikoresha ziranje abaza nese uriya si we wa mushiti wanjye nakubwiye uzakwambarira se cyane rwose ni nacyo no mu bitekerezo umva bebe ntari ndaza no kugutera inkuru ziwe ndabona rero inkuru ziwe nta nkuru iri nshaka kumva no kuba mubonye yo kubinyicira umunsi none se karishiti yanjye nta nubwo nari mbizi ako buriya wenda ndaza kumuvugisha ambwira uko bimeze ugomba kumukura umushiti zawe afite imico mibi atazakwanduza nese bebe ntabwo ko umuntu aguhemukiye ariko wahita umwanga basi ndabanza muvugisha ubwo bakashaka kuzaguhindura nk'uko ameze azi bebe uzi ibintu yankoreye ntabwo nabikubwiye ubu si ubwo ngaho mvigiye mumaze muziranye mba narahindutse kera ahubwo njyewe wanyakuraja kuba namuhindura sibyo ndaza namufasha urananiwe deni turaza kuvugana kuko asubundi watetse
yego kugusubibaho ko nakirirwa mu rugo sinyeke koko bebe hari umunsi n'umwe Hello, this is Makanika mubi cyane alongside Shalom. ya nkuko mwabonye rero kuri movie twabagejejeho twashaka kwereka abantu ko umuntu ko yaba ameze kose utagomba kumusuzugura, yaba akize cyangwa se akennye. Ejo bishobora kuba ari njyewe, ejo bikaba ari nde, Akaba ari we. akaba ari wowe. Ngira ngo mwabibonye ku bintu byagiye bimbaho muri ino filime kuva mu gutangira. Hari benshi ibi n'ubuzima tubamo bwa buri munsi ko basuzugura umuntu bitewe n'ukuri kumubona none ahangaha, ariko you never know, ibintu birahinduka kandi sirikaraga. Ntuzigere ugira umuntu n'umwe usuzugura kuri iyi si, kubera ko ntabwo uzi icyo ejo wamubiki cyangwa icyo ejo wakubikiye. Namave kugira ngo twiyemeraneho, ntabwo ari ibintu byiza cyane. Nibyo nk'ibyo mugenzi wanjye yababwiraga, ariko mbere na mbere mubanze mukore subscribe kuri GJC Media TV. Mujye mukurikirana ibiganiro bicaho, filime tubagezaho, comedy tubagezaho, ariko icyambere mugomba kumenya nuko tugomba kuba inyigisho ziganisha kuki Ku buzima bwa kurukundo ndetse no kuki no ku buzima bwa buri munsi. No kuvuga ngo dusanzwe tubereka ama interview yagiye atandukanye, amafilme n'amakomedi menshi cyane mwagiye muyabona, ariko none igihe kirageze kugira ngo tubigishe n'icyerekeranye inyigisho z'ubuzima bwa buri munsi. Bwa buri munsi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.